Ntimikagiye kubabaza ntabwo ari ibyaha atari uri inshuti yanjye yo mu byaha nkwifashisha kugira ngo nishimishe ariko rwose ndashaka umugabo w'umukire. Akazuba ari disipiti waramutse neza shitwa ko ndi umugore ako si Imana wayimenya miki njye se wamenye Imana we hari Imana wari wabona ibintu byose kugira ngo birangire bikemurwa n'ikintu kimwe gusa. Wenda byari biri hafi kuba ariko twari tutarabigeraho. Salomo mbabarira ndakubwira ngo sohoka. Rukundo kibazo ufite? Oya ntacyo. Ibyabanje byarankomerekeje nyene y'ubwungo
Sheri kumbona Sofia adahari imirwano yanyu murakomeje. Ubwo nukuvuga ko niba Sofia adaharara mu gusangira rero ushatse kuvuga iki? Ushatse ko ndi umuntu mubi? Ya, ndashaka kumenya nimba ari cyo bizi. Ntacyo mbiziho. Umvise neza. Ntacyo mbiziho. Uko watinyutse urarwana ubugeresha ako gusura mugore nawe amaze iminsi nyinza harakabye amugore yaranzengereje umva umujinya wari waranyishe narihangana ntukagira gutaka umunsi byanze pe byanze ndakubita nakubise umuntu handi yazamuye amaboko amanitse kabisa ntukansetse ubu se ukubita umuntu akamanika amaboko kandi ari wabivunikiyemo ubugeresha ariko Salomo ndarumwe niba mu Imana yuza kuba hari ngurebe Sofia. Sofia chole. Kutabyuka. Nari mpatangaye ko wabyuka utanyaye ku buriri. Reka nkubwire Sofia. Ugira umvire mu rugo usanga mugabo wa Salomo. Wenda azihangana n'umwanda wo kwirwa imyarago. Koga. Akazuba ari disipiti. Waramutse neza. Unaniweza leta. none se basi umugore rwose none se wabashije kubiganiriza byibuza filime papa ntago kinyumva ariko papa nta kinyumva iso umva uriya mugore yaramukoronije ikintu cyose n'umuko asigaye amukontora gutya mu ntoki bibaze ko yaravuze ngo buri ngiye nsigaye nzana intambara muri wa rugo intambara se kandi Mungi kurwana kandi guso ufike no mukazo konzi uko Akazuba ari umwana mwiza koko cecekere papa utabusya bwitumira utabusya bwitiki Jamais ukamabwirwa. Sim.
ntabwo ndi butahe ndarara hano Sofia oya rwose ntibisuke ibyo kurara oya reka oya rwose reka tuzabanze dukora ubukwe sibyo uyu ubukwe usubira ibintu kurara nanone turakora ubukwe muri ni wowe umuntu narinjye mwongeraho hejuru ya ziriya nta kibazo unizo kumungiraho ni ikibazo abantu bose bazajya banirana nawe ko kuri amvaho umva mubwire kuvunya ngiye ibyo by'ubukwe si ubuni ngiye ububona ibyo by'ubukwe ubundi ubukwe margo gicisha amacyuyo yumvishe ubwo nyine uranyagiye ni wowe naje mwongeraho sibyo nyine umva mubwire calm down sibyo